byagombaga kujya bimbyarira inyungu buri kwezi nyuma y'amezi 3. Aba batanga ubuhamya barimo abakiri bato mu myaka n'abandi bakuze kandi bajijutse kuko mu mvugo zabo bumva basobanukiye iby'ubucuruzi. Gusa ayo mafaranga bavuga ko bashoye ntibayicururizaga ahubwo bayahaye kampani yitwa Unlimited Wealth yororaga inkoko. Bayatanga ibabwira ko bayiguzemo imigabane ariko bagomba kujya bashaka abandi nabo bakabungukiraho kugeza ubwo bisanze baguye mu gihombo kuko ibyo bijejwe batongeye kubihabwa. Saba gusa kandi bahombejwe n'ubucuruzi bashoramo bagasabwa kuzana abandi babashamikiyeho kugira ngo babungukireho, kuko nanone hagati mu mwaka wa 2021 abarenga 200 bakoze igisa n'imyigaragambyo mu nyubako ya MIC. Iyo nyubako nta kindi bayishakaga muretse ko ariho ngo hari ikicaro gikuru cya kampani yakoreraga kuri internet yitwa Supermarketings. Ubundi bakagenda bahabwa inyungu bitewe n'umubare w'abantu bazanye nabo batanze ndi mafaranga. Supermarketings nyizi ko ari ugushora amadolari bakakungukira bitewe n'amafaranga wagiye washoye. Je nashyizemo amadolari 120. Nakoraga akazi kandi nabona umuntu nkamuzana. Dr. Francis Habumugisha ni umuyobozi wa Goodrich TV akaba numwe mu bamenyekanye ku ikubitiro bashishikariza abandi kujya mu bucuruzi busa neza n'ubu bwa piramide, ariko bwo bwahindirwaga amayeri wishyuye agashukishwa guhabwa inyunganiramirire, ariko nawe agasabwa kuzana abandi bamushamikiyeho. Nyuma yo kubihombera amatari make akajya no mu nkiko aburana n'ababimushyizemo, nawe hari inama agira abagishukwa ngo bashore muri ubwo bwambuzi. Abambere bo hejuru ba lokirise bazanya abantu y'amafaranga barayabona, ariko bamara kuyabona bikazafunga hari umaze gushyira mwayo utari wagaruza. So n'uburyo rero bakora, kuko igiye kureba nabwo ari maje logique. Je nguhaye 100,000 uzampamagara inanute, je nguhaye 500,000 uzampa miliyoni enye se wowe usukora amafaranga, ufite uruganda rukora amafaranga. Ndumwe mu bahombye, ndumwe mu bibiwemo muri izo systeme, ayange aragenda arashira. Nzi n'abandi benshi birwa barira bashoyemwe amafaranga yabo muri izi network marketing muri ibi bimina kandi batagaruje. Mu kiganiro n'itangazamakuru umuyobozi wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yagira inama abanyarwanda ko buri wese ukangurirwa kujya mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amafaranga akwiye kujya shishoza niba koko ibyo agiyemo byemewe n'amategeko, kuko ngo ukora bene ubwo bucuruzi agomba kuba afite icyangombwa gitangwa na banki nkuru y'igihugu cyangwa ikigo gishinzwe isoko ry'imari n'imigabane. Ibinyuranye n'ibyo ngo bijyamo akaba yiteguye guhomba igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese ugiye gukora ubucuruzi bugendanye n'amafaranga agomba kuba afite uruhushya rwatanzwe na banki nkuru y'igihugu cyangwa rwatanzwe na Capital Markets Authority. Icyo tubwira abantu, umuntu uwo ari we wese uzaza kubwira ngo aracuruza ikintu kigendanye n'amafaranga, ntuzajye muri ubwo bucuruzi kereka wizeye ko afite uruhushya rwa Central Bank cyangwa rwa Capital Markets Authority. So ibyo ngibyo tubisobanurira abantu, ariko umuntu agatangira kubwira ngo ariko afite icyemezo cya RDB. RDB itanga ibyemezo by'abacuruzi b'urwego bwose, ariko kubera uburemere bwo gucuruza amafaranga niyo mpamvu bashyira ibigo byihariye byo kugenzura ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa ubucuruzi yego bugeranye n'ibintu by'amafaranga. So nta muntu n'umwe wemewe gucuruza ibintu bijyanye n'amafaranga adafite icyemezo cya Central Bank cyangwa cya Capital Markets Authority. Ibya cryptocurrency byo nta n'umwe tubihera uburenganzira, nta n'uwemewe kubicuruza. Nujya kujyamo kubishoramo imari wowe ushatse kwihombera ku bwawe. Ko ubucuruzi ababukora bakunze kugaragariza abo bashishikariza kubujyamo icyangombwa cy'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Gusa mu busobanuro bwatanzwe na Guverineri John Rwangombwa nta yindi mpamvu yewe nta nubwo banki nkuru y'igihugu izigera bitangira uruhushya kuko ivuga ko bitemewe mu Rwanda. Fundi Amri, TV1.